Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro ya Kristo n'abane namwe nshuti mwese wakurikira iki kiganiro Saveur Divine. Muri kumwe na Immaculée Nyiraneza, nejejwe no kongera kubasuhuza, kubifuriza imigisha yose iva ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndashimiye Imana kuko yongeye kuduha uyu munsi, ikaba iduhaye iki cyumweru gishya tugiye gutangira. Uwiteka nashimwe. Reka dusangire iri jambo ryo muri Zaburi ya 33. Riravuga ngo isi yose yubaha Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Haleluya! Ndashimira Uwiteka kuko yategetse kugira ngo tubone uyu munsi mushyashya twinjiyemo. Ndashimira Imana yuko ijya iturinda tukaryama tugasinzira tukongera tukabyuka turi bazima. Ni ukuri n'ishimwe rikomeye, ni igitangaza. Wowe unyumva ukurikiye muri aka kanya ukaba uri muzima, ndagira ngo nkubwire umfashe dushime Imana kubw'icyo gitangaza ituremeye, kuba turi bazima, kuba dushobora guhumeka, kuba tubyuka bikemera. Ni ukuri icyo ni igitangaza gikomeye. Imana ishimwe. Haleluya! Irindi jambo ryo muri Zaburi 34 riravuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Haleluya! Shuti mwene data wowe ukurikira muri aka kanya, ngufitiye inkuru nziza, nuko Uwiteka iyo umunyamubabaro amutakiye aramwumvira. Iyo umuntu afite ingorane izo arizo zose agahanga amaso ku Uwiteka aramwumva. Haleluya! ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Ndagira ngo nkwinginge, niba hari ikiguhangayikishije, ntagire uwundi muntu wese urebaho, ahubwo ngo reba ku Uwiteka, hanga amaso ku Uwiteka, ntabwo uzagira ipfunwe. Haleluya! Nuko rero ngo uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva. Ndashimira Imana yuko ijya yumva gutaka kwacu, ni Imana yumva gusenga kwacu, ni Imana yumva amaganya yacu. Haleluya! ngo kandi amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Inkuru nziza ngufitiye muri iki gitondo nuko Uwiteka yiteguye kugukiza amakuba n'ibyago byawe byose. Ngiyo inkuru nziza ya mbere nari nkuzaniye. Imana iguhe umugisha, Imana ibahe umugisha mwese abashyigikira uyu muhamagaro wo muri Saveur Divine. Imana ishimwe ku bwa byose. Imana ibahe umugisha abitangira uyu murimo bose. Ni ukuri Uwiteka ajye abakubira inshuro nyinshi ku bwitange bwanyu, ku byo muba igihe cyanyu muba mwatanze. Imana ikomeze duhana umugisha twese. Ndagira ngo nshimire buri wese ugira icyo akora muri iki kiganiro. Mushimire bivuye muri aya magambo tubona muri Zaburi ya 20. Ni amagambo avuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe imbaraga ziva i Siyoni, yibuka amaturo yawe yose
yemere igitambo cyawe cyokeje, iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Ngicyo icyifuzo cyanjye kuri wowe wumva iri jambo ukariha agaciro, ukarisangiza n'abandi. Ndagira ngo nkwifurize iki kintu, ngo Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose, nk'uko tubibona muri iyi Zaburi ya 20. Imana rero ibakomeze, ibiteho, ikomeze ibagirire neza. Dutangiye icyumweru gishyashya, mumenyereye yuko buri wa mbere tubaha insanganyamatsiko y'ibyo tuzaganiraho mu iki cyumweru gitangiye. Iki cyumweru rero tuzaganira ku ijambo rivuga ngo kuba isoko y'umugisha. Kuba isoko y'umugisha. Ndagira ngo nkubwire yuko, nkwibutse yuko mu by'Imana yaturemeye kwari ukugira ngo tuzabere abandi umugisha. Ni zimwe mu nshingano, ni kimwe mu byifuzo bikomeye by'Imana, nuko wowe nanjye twabera abandi umugisha. Reka dusome iri jambo tubona mu Itangiriro igice cya 12 ku murongo wa 2. N'Imana yabwiraga Aburahamu, iramubwira, imuha isezerano rikomeye cyane rivuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha bakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Mbega umunyamugisha! Aburahamu yahawe isezerano rikomeye. Imana iramubwira ngo uzamuhesha umugisha nawe izamuha umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo niba wiyemeje kuba isoko y'umugisha, niba ujya ubera abandi umugisha, abo muturanye, abo mukorana, abo mwigana, mbese ujya ubabera umugisha koko, ujya ubabera isoko y'umugisha. Ndifuza yuko nanjye ubwanjye ukuvugisha muri aka kanya, ndifuza yuko nakubera umugisha biturutse mu magambo y'Imana dusangira. Icyampa buri munsi nkagira uwo nabera umugisha. Nuko rero n'iryo jambo tuzaganiraho, ntabwo ndi buritindeho, ndabasogongeje gusa, ariko ndabinginze kugira ngo nukuri muzatega amatwi mwumve icyo Umwuka azatuganiriza. Nzi neza yuko hari byinshi Imana iduteguriye muri iki cyumweru kigiye kuza. Imana rero ikomeze ibagirire neza, Imana ibaha umugisha, mwebwe mwese abadusabira, abatwifuriza iterambere. Nukuri Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha. Reka dusenge mbere yo kurangiza. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ndagushimiye cyane kuko uri Imana nziza. Ibyo wasezeranyije Aburahamu byarasohoye, ibyatinze byageze aho biraba, kuko uri Imana itabeshya. Ndagushimiye yuko rero natwe hari amasezerano menshi meza kandi udufitiye. Ndagushimiye yuko waturemeye kugira ngo tubere abandi umugisha. Buri muntu wese uri kunyumva ndamusabiye kugira ngo afate icyemezo cyo kubera mugenzi we umugisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen.